umugisha ngira nakundanye n'Imana cyane ngo Yesu yarambwiye ati nzakugira umuhanuzi wo mu rwego rwa Mose gutyo anko yivuga ibyo ngibyo yabwiye anko yivuga audible mwabyumvishe rya toujours à l'âge de 14 ko izabagira umuhanuzi mu rwego rwa Mose imbuto y'Imana bayikangura byoroshye nkuko Yesu Kristo yahuye n'umugore w'indaya yakwiriba Musamariyakazi kanya gatatu agahita muhishukirwa ariko ko mbona ibintu ndabona umuhanuzi amen kandi ibyo nkubonanye ndabona Mesiya mwabumfaniki ati ndiwe ati konje nabibonye kare najya kubyivugira n'akanwa kawe ubuhanuzi dufite natwe none ni ubuvana abantu mu gihirahiro cy'idini noneho tujya mu mubiri wa Kristo mu mubiri wa Kristo kandi mwakoraga Imana kuva kera wavuganaga n'Imana yagukunze kuva kera iguha imirimo itandukanye none nshaka ko mutubwira itandukaniro n'iri itandukaniro nuko namenye ko Yesu Kristo ni Imana amen Imana yagombaga kubahereza yabihaye Branham nasanze bihaye none se Imana yatanze yafashe ibyanyu ibihaye undi muntu ni bimwe ko n'ubisi ibyanjye ibyanyu nasanzwe natekereza ko izampa nasanze bihaye Branham utabwo wowe bitabifate umere nka station relais ubyakira ongera ubyohereze mu zindi mbaraga ubitangaza uko byakabaye ntacyo ko niyemeje ko ugiye kutazagira isoni kandi bazagira isoni ntazi icyo nzagira icyo nzumva cyose iki Imana itanze nzaba pionnier nzaba uwa mbere gutwara ibendera mwene data imyaka mufite nibyo mukora murabona bihuye uravuze ko uri umusaza ariko umujene ese imyaka mufite 60 no kujya mu muhanda mubona bihuye duhera aho ngaho nta kibazo kimwe Yesu aravuga ati icyubahiro wanze giparike gishyire hasi unanyiracyo umusaza wa Kristo the food of Christ niko mwita yawe umuntu bita ngo muri umusaza wa Kristo ntago babwiye umwana w'Imana cyane ndamukunda mushimye ngo bavuge ko ari aba Kristo bagaragaza amarangamutima ntabwo barababe ntabwo mwe mwizera ko umuntu ashobora kuba umukristo akifata ntibishoboka ababikora abayitwa Kristo gusa ntabwo aba ese ntabwo ari ugutandukira ku muco wenda twiga abanyarwanda turifata turacecetse ntabwo turi abantu bafite abana b'Imana ntabwo tukiri abanyarwanda turi abaturage b'ijuru ambasaderi b'ijuru tubishyira ku ruhande tugakorera Imana bari ku muco rwose igicaniro cyanjye hari abakozi Imana uyu munsi bavuga ngo ntabwo mbwiriza ko nta gicaniro bamaye icyanjye kigendana ku mutwe ntabwo umukeneye ntacyo nkeneye Shamgar TV. Imana ibaha umugisha twongeye kubaha ikaze kuri Shamgar TV mu kiganiro La Communion cyangwa se usabane nk'uko umaze kubimenyera ni ikiganiro aho tujya gusabana n'abakozi b'Imana batandukanye bene data bashiki bacu aho tuvuga kuri sujet cyangwa se topic iri bien déterminée aho tuba tuvuga ku gitandukanye tuvuga kuri kwa Bibiliya tuvuga ku byo twizeye kandi turabifuriza muri kino kiganiro cy'uyu munsi guhabwa umugisha kwiga ndetse no gukomezwa n'ibiganiro bitandukanye turushaho kubagezaho kuri Shamgar TV. Ngewe uraza kuba ndi kubagezaho ikiganiro ni mwene so Kumbi Levi aho nagiye gusura umukozi w'Imana ukomeye afite ubuhamya bukomeye afite byinshi byo kutwigisha ndagusaba wowe udukurikira kutarangara cyangwa se udateshuka ahubwo uwumve kandi rwose wige kugira ngo Imana ikomeze ibaho umugisha. So tudatinze kandi mbibutsa kugira ngo mukomeze mukande subscribe na share kugira ngo ibyo tubagezaho n'abandi babasha kubibona Imana ibaho umugisha. So tudatinze ndagira ngo mbereke umutumirwa wacu uyu munsi aratangira atwibwira kandi atubwira nuko yaje mu butumwa. Imana ibaho umugisha. Karibu mwene data, Imana ibaho umugisha. Murakoze kwa mwemeye kwitabira ikiganiro cyacu tukaba twizeye ko Imana ibuze kuduhana umugisha. Amen. So uratangira wibwira abadukurikiye kuri Shamgar TV. Nitwa Theodomir Nyandwi. Umwana wa karindwi iwacu nkaba na bucura. Amen. Ninge Imana hagiriye ubuntu butangaje mu bo tuvinimwe bose. Twara abahungu 4 n'abakobwa 3. Abakobwa babiri bo bagiye bakiri bato. Ntibabayeho ngo mbabone simbazi. Umukuru wasigaye we tumushyinguye ejo bundi yaje kuzira
kanseri yo mu bijigo menyo siga abana abahungu n'abakobwa. Abahungu bo twese uko turi bane turacyariho abahungu bane. Ariko muri abo bana bose tuva indimwe ni igihe Imana yatoranije. Amen. Ndi na karindwi. Amen. N'ubushobozi bwo muri iyi si y'amaye ubwenge budasanzwe. Amen. Amen. Narangije primaire mfuka muri wa mbere imibare maximum de point 100%. Igifaransa la même chose. Nzi igifaransa cyane. Tukiranga nuvuga mbere yuko munaza no mu butumwa Imana yari yarabahaye. Navuganaga nayo ubushobozi bwinshi cyane. Navuganaga nayo d'une voix audible. Mbere ko muza mu butumwa. Ya. Mutumye bitubwira gato bisho. Ne mu gihugu cy'u Burundi ku myaka 5 irambwa ngo nzabacyuri wa nari impunzi. Okay. Iranyibwira ndi ku gasozi ngo nzabacyuri wanyu. Mu myaka 5. Une voix audible. Okay. Isezerano nzabacyura iwanyu. Bango amateka yanyu n'Imana yahereye maremare. Okay. Umugisha ngira nakundaye n'Imana cyane nkuko uyu muhungu witwa Noza umwuzukuru wa Loisi yitwa Isabelle Koma Timote. Okay. Timote umwuzukuru wa Loisi mukecuru ukundaga na Yesu Kristo cyane. Noneho imbuto yo gukunda Yesu Kristo iva kuri Loisi ijya ku mwuzukuru ariwe Timote. Amen. Nanjye mama mumbyara yarafite basaza b'abapadiri nawe Yesu Kristo aramwishurira barakundana cyane. Okay. Nanjye Yesu Kristo ankunda bikomoka kuri mama. Amen. Bikomeye. Ubwo noneho amateka yanyu na Yesu Kristo ni maremare kabisa. Murakuze mufite imyaka 5 iguha isezerano yuko nzabacyura. ngo nzabacyura. Noneho muratashye. Ese mukimara mwatangiye gukorera Imana mukiri bato? Mu buryo bweruye yahitaranshira umuhamagaro. Okay. Ariko nakundanaga nayo cyane. N'abantwaye n'igare singongere ikimonyo cyayo. Okay. Nzigare cyane. Ipine imbere ngakwepa ikimonyo ipinga kubitira umubare nabona gijana kujana mu mibare ngakwepa n'ipine inyuma ntigonga ikimonyo nkagekeka kumugina umuhinza hari akareba niyumva ikintu nkoze hagarukureba nkari ikimonyo cy'Imana kirambuka umuhanda sinakigonze. Imana dore ikimonyo cyose sinakigonze. Irambwa ati je ferai de toi protecteur de l'écosystème. Okay. Nzakugira umurinzi w'ibidukikije. Ni no muri Imana yabahaye. Yeah. Kuba umurinzi w'ibidukikije. Uwo murimo mugejeje tukiranga. Ese mwarawukomeje cyangwa byageze ahantu murawiba? Narawukomeje. Usanga ze bubaka mu bishanga ndavuga ni ibi bakora sibyo. Okay. Murabibabwira. Vraiment. Iyo usanze bubaka mu bishanga. Ndavuga ni ibintu ntabwo ari byo. Kuko no murimo Imana yabahaye. Nibisibyo. Okay, imyaka irakomeje no gutera ibiti. Nakoze Radio Rwanda atera ibiti byinshi hari za mageragere. Muri Radio Rwanda mwigishaga abantu ibijyanye n'ibiti. Kujya gutera ibiti. Iyo gahunda mwahuguraga abantu bitandukanye cyane rwose. Tukajya gutera ibiti byinshi. Nkuko mukomeje kubibona amateka mwene data afite ni maremare cyane. Ariko turagerageza ari ikintu nshaka uyu munsi ko atubwiraho ariko turaza kubibona wenda nyuma. Noneho ese ubutumwa mwinjiye mu butumwa gute ngira ngo duhera aho ngaho kugira ngo ijambo yambwiye bamwe bakayinkajya mbona abantu babyumva neza. Yesu yarambwiye ati nzakugira umuhanuzi wo mu rwego rwa Mose gutyo ibyo ngibyo yabwiye mwabyumvishe ko izabagira umuhanuzi mu rwego rwa Mose. Okay. Ariko nsanga ubuhanuzi yabuhaye umuhanuzi Branham urabwemera simburwanya. Ariko le prédicateur d'aujourd'hui le prophète nous appelle aussi prophète. Amen. None ndagira ngo dukomeze uhora ubura turimo kuzamuka. Ubutumwa ntabwo mwabuvukiyemo. Oya. Okay. Noneho nagira ngo tubanze tumenye mutubwire kuko ndabona mufite amateka maremare yose nawe ushaka kuyarondora. Ubutumwa mwaje kubwizera gute none? Nabwizeye nabanje nigana n'umugaragu w'Imana Malachi Musawa. Okay. Umukozi w'Imana ahari turamusuje. Yego. Imana imugisha. Amen. Nuko abimbwiye nango guhita mbyumva. Okay. Ariko igihe cyarageze mbubwirwa n'undi duhuye witwa Hakizimana Vedasti. Dore hirya ngaha hano muhima ku cyicaro gikuru cy'ikigo kibarurisha imibare statistique. Arabimbwira ndafatwa. Nta tubazo twinshi yambwiye. Kuko usanzwe ufite imbuto y'Imana bayikangura byoroshye nkuko Yesu Kristo yahuye n'umugore w'indaya yakwiriba Musamariyakazi kanya gatatu agahita muhishukirwa. Ariko
ko mbona ibintu ndabona uri umuhanuzi amen kandi ibyo nkubonanye ndabona Mesiya mwabumfaniki ati ndiwe ati konje nari nabibonye kare najya kubyivugira n'akanwa kawe iyo ufite imbuto y'Imana gukanguka biroroshye cyane that's vrai umwene data arababwiriza umwene data yitwa nde? Yitwa Hakizimana Vedaste. Amen. Muracyavugana nawe mwene data? Ntabwo duherukanye ariko mwene data arababwirije yego mwizeye ubutumwa yego urusengero mwese mujya mu gungunuru Shalom Tabernacle niho mwizereye ubutumwa ni naho kabisa mubatizwa amazi menshi izina ry'umwami Yesu Kristo. Amen. Umwene data nizere ko akiri mu butumwa ndabyizera. Okay. Noneho mwizeye ubutumwa ariko tutari twinjira mu butumwa kuko mumaze kwinjira mu butumwa hari imyumvire navuga ko mwagize itandukanye no mwari mufite cyane. None se iryo jambo Imana yabwiye ngo nzakugira umuhanuzi nka Mose kugira ngo turigarukeho ese mumaze kwinjira mu butumwa iryo jambo mwumvishe rigihagaze cyangwa se iryo sezerano n'ubu murajya ritegera cyangwa se ryarasohoye? Mpamya ko ryasohoye kuko iyo njya kubwiriza kuba guhanura. Amen. Mfite iryo shaka cyo kugira ngo wa mwami wagiye ukorera mu nkingi y'umuriro nkingi y'igicu none anamenyekana izina rye bwite baturimenye izina munsi y'ijuru twahawe gukirizwamo izina ry'umwami Yesu Kristo. Agira ishyaka ryo kujya kuribwiriza ngo barimenye barihungiremo ko ari ryo buhungiro ibyiringiro n'uburuhukiro n'ubukiriro. Kugera ishyaka turaza kurugeraho nyuma tukiri ahangaha. Ubuhanuzi bwa Mose igihe cya Mose n'ubuhanuzi bw'uyu munsi nk'ukuntu mwatubwiye ngo umuhanuzi aravuga ngo abantu bose mubwiriza butumwa mu isezerano rishya bose n'umuhanuzi mubona ari umurimo umwe n'uwo ngo Mose yakoraga icyo gihe mu gihe cye. Mose yakoraga abana ba Israeli mu bucakara abajyana mu gihugu cy'isezerano. Ubuhanuzi dufite natwe none ni ubuvana abantu mu gihirahiro cy'idini noneho tujya mu mubiri wa Kristo. Mu mubiri wa Kristo tugenda ku buturo bwa Kristo kandi na Kristo agenda ku buturo bwacu. Amen. Amen. Ubwo ngubwo uwo murimo urawusohoye cyane rwose. Ndabona mu bigaragara mwebwe n'Imana mwatangiye kuvugana kuva kera. Ijwi ryumvikana atari inspiration gusa. Zabacyura nzabagera umurinzi w'ibidukikije. Amen. Mwinje noneho mu butumwa. Ubwo busabane n'Imana bwarakomeje. Aracyabavugisha. Aracyababwira. Itandukaniro none se riri muri mwebwe nk'umuntu kuko mubano na Kristo mwawutangiye kuva kera. Itandukaniro riri hagati yanyu nk'umuntu wari uhari ariko utiziye message noneho n'umuvuga butumwa mwambwiye ko muri n'umuvuga butumwa. N'itandukaniro ririmo umubwiriza butumwa. N'itandukaniro ririmo hagati yanyu nk'umuntu wiziye message nirihe? Itandukana hagati yo kwizera message no kwa nangiri mu idini kuko ntihandi mwakoraga Imana kuva kera wavuganaga n'Imana yagukunze kuva kera iguhimira imitandukanye none nshaka ko mutubwira itandukaniro niri? Itandukaniro nuko namenye ko Yesu Kristo ari we Imana. Amen. Iryo tandukaniro mwabonye urebye mu mubano cyangwa se mu busabane mwari mufitanye n'Imana ko ari we Imana atari undi rukumbi. Imana imwe rukumbi Yesu Kristo atwishuriye. Amen. Kandi tukamenya ko yahatanze ubutumwa bw'igihe cyacu akaba umuhanuzi William Marion Branham. Ubutumwa busobanutse butavangiye. Amen. Iryo tandukaniro mwabonye none se mu myumvire noneho niki mwungutse cyangwa se niki cyaje mutari mufite cyane cyane mu myumvire twibanda aho ngaho kuko muravuze ngo Imana ubu ngubu ubuhanuzi mufite no gukura abantu mu idini mubinjiza mu mubiri wa Kristo. None se mu myumvire niki cyaje niki gitandukanye n'icyari gihari imbere? Hari ikintu kimwe abanyamadini bataramenya. Je nta kintu nkoresha usibye ubutumwa bwaho umuhanuzi William Marion Branham ko bwari bwarahishwe Daniel bubuzwa buyishukira Yohana kigo cy'Patmos ariko abuzwa kubyandika ubizahabwa marayika w'igihe cya karindwi. Amen. Igihe cya karindwi cyo rahudo cyari cyo kiturimo byose byayishikiye Branham nta kindi kinasigaye ko nanjye ubwanjye nari nzi ko byo Branham yahawe ari byo zabihabwa.
Okay. noneho Warimo baza uziko- Yesu aho mariye kumenya Branham baza Yesu ni none se bite ati noneho nawe muhaye ahubwo bifata ibyo Branham yahawe ubitangaze none se ubu ndabihindura mbikura mu gifaransa mbikura mu cyongereza Amen. bishyira mu kinyarwanda amen n'ubu rero burushe narangije murimo gusemura cyane narangije muratubwiye ngo ibyo Imana yagombaga kubahereza yabihaye Branham nasanze bihe none se Imana yarabinyibwiriye Imana yafashe ibyanyu ibihaye undi muntu ni bimwe ko n'ubisi ibyanjye ibyayo ni ibyayo nasanzwe natekereza ko izampa nasanze abe Branham utabwo wowe bifatiye okay umere nka station rore ubyakira ongera ubyohereze mu zindi mbaraga amen ubitangaza uko byakabaye ntacyo wongeraho ntacyo ugabanyaho tugende nene cyo ntebe hariya irambwira ngo ibyo washaka kumbaza nabihaye Branham okay nabimuhaye ntagihari bifate epedure wayahawe ukayifata mu ntoki yifate nawe ale uyipropulse en toute pompe mu mbaraga udafite ipfumu udafite isoni genda uyidifuze uko yakabaye nemera ko ubutumwa William Marion Branham yahawe nta munyedini ubifite ko butari bufitwe na Dr. Roy Davis we yarabuhawe nta kindi gishizampa ahubwo ni kubutanga bwa bundi amen nta kindi tugendeye kuri ibyo ngibyo isezerano Imana yabahaye ryarasohoye ryarasohoye ryo ko muzaba umuhanuzi mugasanga ibyo yabahaye yarabihangiye kubitanga mfite imbaraga ntafite ipfunwe niko gusohora kwa nkuko mukomeje kudukurikirana murumva ko afite ubuhamya bwinshi amateka afitanye n'Imana yo rwose ni maremare ntabwo dushobora kuyarondora ariko ikinshimishije no kubona ko isezerano Imana yabahaye ryarasohoye Imana ishimwe mugeze mu butumwa sasa rero aho nongera ngo none twinjire mugeze mu butumwa hari uburyo abantu bizeye ubutumwa bifata hari ibyo bakora navuga ko bitandukanye n'iby'abandi noneho namwe muraje ese mukiza mwaje mubona ko muzakora nk'abandi cyangwa mwe mwaje mwumva ko hari itandukaniro muzazana umwanya umwe nava ngo nzagira itandukaniro kuko niyemeje ko ugiye kutazagira isoni okay abandi bazagira isoni icyo nzagira icyo nzumva cyose iki Imana itanze nzaba pionier nzaba uwa mbere gutwara ibendera bijyanye n'ihuse amen 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 kandi bagize isoni ipfunwe nzaguruka uzaguruka wowe ntabwo uzareba ibyo abandi bakora cyangwa badakora uzareba ibyo umubano ufitanye n'Imana uyu munsi muri mu bantu bizeye ubutumwa nayo mpamvu nashatse kugira ngo nsabane namwe munsi mutubwire ibanga ndetse n'ikindi kintu mukoresha navuga ko abantu benshi badafite mu butumwa uyu munsi mu Rwanda cyane cyane uri umuntu cyangwa se sinzi niba ari benshi babikora ariko uri umuntu utagira isoni byo kujya mu ruhame ngira ngo uyu munsi aba ariho tuvuga cyane ko naho ikiganiro cyacu kibuze kwibanda ntabwo ugira isoni byo kujya hanze kujya muri bus kujya ahantu hahurira abantu benshi uvuga ibya Kristo kandi uvuga message wakiriye ese nagira ngo tubane kibazo cya mbere n'iki ngiki ese ibyo ngibyo bikorera iki bivuga ko nkunda Yesu Kristo amen ati nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona amen ko mbazi ko atari njye ubikora ahubwo ndi igikoresho akankuriramo nkuko bishaka ese ni Imana yababwiye kubikora niyo Mana mukorera yababwiye ngo mukore ibyo mukora irabwira ngo mubikore ni ijwi mwumvishe ni inspiration byagenze gute mutubwire amateka byagenze gute kugira ngo mufate decision yo kuzajya mukora ibyo mukora ubu ngubu ndabyibuka bijya kuza umunsi umwe hari undi abikoraga nkanjye wo madini okay umusaza witwa Abel yari ari mu idini hara kwa Gitwaza okay Zion Temple umusaza turakubitana rimwe ubwo nari niviriye mu rugo ku Muhima hariye nanyoye nanywa n'inzoga n'iki musanga hari amasaha 8 sura Radio Rwanda aho ku isoko rya Nyarugenge okay ndamusanga umusaza reba yavuze urwanga rwamurenze ariko saba ngaba ije narivuze aho ni mu mwaka ese mu mwaka simwibuka neza ariko ni kera abasaza ku muhanda bakora baturusha gukunda Yesu Kristo igiye mu seminari bandusha kumukunda koko okay ijwi rambwira ngo sha aho umusekeye nawe niho bazagusekera ijwi rirabikubwiye gutyo en fait nisero minibuka amateka nuko nibuka ngo niryari sha umusekeye nawe niho bazagusekera aho nyine gutyo aho umusekeye yambere nawe niho bazagusekera okay numva ngize ubwoba ndiruka njya kuri Radio Rwanda nicapira akazi ndacapa
bukeye igihe kiragera Yesu ngo sezera sezera ambuza amahoro arakubwira ngo usezere sezera sezera radiyo Rwanda nyuma umaze guseka uwo musaza ariko hashira iminsi ahita imyaka irashira ntabyibagiwe gusezera. gusezera sezere ndagushaka ujye kunkorera sezera sezera ambuza amahoro ndabwo rero sinari ntarubaka inzu Okay. icyo gihe nari ngiye kwiga muri yereka n'iki n'ibindi nta faranga mfite kuri konti yose nyishyura ishuri yamagaritse ndangije imyaka 2 ya ekonomi muri yereka nta nzu nari mfite n'inkodeshanya sezera nose ndasezera siga umugore n'abana ku gasi ndabagira ntabwo gusezera nabyemera ariko nisezera ntaho mbajyana mbuze courage yabyo vraiment we aranje tu niko namubwiye reba ukuntu bigenza unkavaringe nunkavaringa ngasohoka ngenzaza nita muhamagara Okay. arabuje wenyine handi ku rwandiko bansezere sinayo bushobora ntabwo umugore n'abana babyakiye Yesu ko kari ma compris mu gihe gito bafishyiraho gahunda yo kugabanya abakozi 186 muri Orenfo Imana ishyiramo muri abo bantu muri abo ngabo irankuvura ni urasohoka n'abandi banshyize amangabanije umugore ati wakoze iki kwara gubona trebo ya buri mwaka okay bakwiyambaza mu ndimi zose ibintu byose ushoboye ubangwiza murongo utibona amatrebo ya buri mwaka uvuye wazi gukoze iki okay mbwira ikintu wakoze bakugabanya n'a pas compris n'undi bangabanije hamwe n'abandi tujamino ngwenda batatoya abandi simbabona ndareba wowe kabisa bagusohoye wari ufite ubwenge wabikoraga neza cyane ushoboye abaye umuyobozi baguha imodoka y'akazi inzu y'akazi none ugabanijwe ute oya mbwira yewe nitabye umuhamagaro bose na benshi bagabanizwa ari kugira ngo bankuvure nasabye Imana ngo izankuvure mubona ko abo bose bagabanyijwe byari kugira ngo Imana ibashe inkuvure igufate mu nibura umugore azabone burya byakira hanze kubyakira mpaka ibanga ribwirwe ni iki nitabye umuhamagaro naye maze igihe kirekire mbwa ngo sezera andi kusezere demission sezera akazi ugiye kuba igikoresho cyanjye sezera kugira igikoresho nka Paulo tugwera uyu munsi namugize igikoresho amen Ananiya terekereka yari yatumaze aje kutwicara natwe ati kuri ubu ngo maze kumugira igikoresho amen noneho murasezera nari ngiye kuzajya mu muhanda handi namusekeye bazanse aho ngaho effectivement niko byagenze byo mwabitangiye mutari mwizera na message inarabeyeza mumaze Imana imaze kubabwira ngo musezere bahe umutwaro mwarasezeye mutangira kuyikorera mutangira kwihamya ibyo byatangiye na mbere hose mutari mwaza hose naza mu message c'était en 2004 nibwo mwatangiye guhamya Kristo umugaragaro bonye bateme ama bateme du Saint Esprit ayi mpande rwose ndaho muri Yerika none se umuryango bita GBI arabinkorera mubatizwa n'umwuka wera exactement 2004 mbere yuko muza muri message abo bantu bavuga yuko nta mwuka wera hanze ya message byo ngibyo mu bifata gute mu bitekereza iki nabishyiramo un point d'interrogation umwuka wera mu kuko kuzi des avant la fondation du nibisaba kuza muri message ngo n'umunyamadini ashobora kuwakira exact ya muguha rwose ya muguha uko arugukeneye c'est lui qui te lit tu es son élection il te dit pour un travail spécifique bien déterminé pensez-vous ese mutekereza ko mwari bwizere message niyo uwo mwene data Vedaste tubabwiriza oui mais il pouvait même envoyer un autre pour me révéler le message okay et je l'accepte automatiquement amen uyu munsi naje kugira ngo tubwire ibanga mufite mwebwe mwambwiye ngo sinzi niba mwanyemera kuvuga imyaka yanyu kuri nta kibazo rwose abadukurikiye afite imyaka 60 umusaza ese nabita umusaza cyane umusaza w'umujene udasaza afite imyaka 60 so turagaruka nyuma y'akagaruko gatoya kugira ngo noneho hatubwire uko abigenza ibanga rye ndetse n'ukuntu abikora kugira ngo abikore neza agumye ahamye Kristo ni mukanya Imana bamugisha Shamgar TV.
Imana ibahe umugisha. Murakoze kuba mukomeje kubana natwe kuri Shamgar TV mu kiganiro ubusabane, aho twaje gusabana n'umukozi w'Imana ukomeye ufite ubuhamya bukomeye. Rwose ngewe aho nicaye ahangaha ndimo guhabwa umugisha, ndimo kwiga byinshi, kandi nizeye ko namwe aho muherereye ari uko birimo kugenda. So turagarutse noneho kugira ngo atubwire ibanga akoresha, ukuntu abigenza, n'ukuntu abona abatabikora, ndetse n'inama ashobora kubagira kugira ngo dusoze ikiganiro cy'uyu munsi. Ese mwene data, imyaka mufite n'ibyo mukora murabona bihuye? Uravuze ko uri umusaza ariko umujene. Ese imyaka mufite 60 no kujya mu muhanda mubona bihuye? Duhera aho ngaho. Nta kibazo kimwe. Ku Yesu aravuga ati icyubahiro wanze igiparike gishyire hasi, na nyiracyo gisize mu ijuru, yemera kuvukira mu icukiro ry'amase, avukira mu muvure ahantu hasuzuguritse. Yasize icyubahiro. Niba uri umusirikare utabarana na Kristo, icyubahiro gifashe hasi, ugenda umuhamye ushize amanga. Nahuye n'umugabo wangishije i Burundi, yabaye umuyobozi muri Croix Rouge Rwandaise, sinirwa muvuga izina nabwo ari bwiyumve. Asanga saa sita kuri T2000 fata agatago k'indirimbo, wasize ubwiza wari ufite mu ijuru ubwo wazaga mu isi Yesu, no mwivuka ryawe n'ahantu hariho agutunganiye mwami. Umugabo ntabwo ashobora kubyumva. Aparika imodoka ye ronshasi za Seychelles, ayiparika hariya, araza arandeba. Si wowe nigishije? Un type intelligent, umunyabwenge ni cyane. Si wabaye umuyobozi muri Radio Rwanda? Njyewe. Ubusi bikora n'ibiki? Nta ikinyabupfura kuri yo baba. My goodness. Ku bwanjye yagiye ku musaraba ku manywa y'ihanga. Nanjye ubundi hano kugira ngo ndamwitura ineza yangiriye, kugira ngo namwe ibyiza n'abatanze ne kubibacura, namwe mugira ubuntu yangiriye. Mugabo arahunga, yiruka, yambuka kaburimbo, yiruka ngajya mu modoka ye, aragenda arahunga. Buke turongeye guhura, wafata imuhe n'umusazi, umusazi wa Kristo, the food of Christ. Niko mwita? Yawe. Umuntu bita ngo muri umusazi wa Kristo ntago babwiye. Umwana w'Imana cyane ndamukunda mushima. Donc niryo zina ryanjye. Bakunze kunyita food of Christ. Abo dusengana. The audibles. Abantu nyine basariye muri Kristo. Bahuye na Paulo. Afite akantu yanditseho hano mu gatuza ngo ko mbishimye nasariye muri Kristo. Umugongo yandika ngo none se wewe wasariye muri inde? Kibazo cyiza cyane. Antikristo. Utarasariye Kristo yasariye muri Antikristo. Amen. Muranadusubije. Noneho muri kubikora. Ubwarake turongera turabona wambwa. Duhora noneho muri habaye muri famille y'umuntu muri famille yanjye, kandi baziranye. Duhuye arambona arikanga, noneho ndamumara ubwoba, nza ntakiri waho ndi mu muhanda, ntega humura, burya ntabwo njyana ibyacu turusha kubikoordinatinga. Yaranabatinyaga, umusazi yashobora atera amabuye, nawe ibisazi byacu urabikontorora. So umunsi mukavuga cyane ubundi ukanajunjama, kandi ukifitire la même colonne de feu, yankingi umuriri muri wowe ntutuje, kandi ntuhumura agasinjyana. Noneho uyu munsi ndatuje cyane, noneho umuganiriza mutuzo, ibyo tubikora rwo ngo mutabarwe mugire ubuntu, twarabatanze ariko ntitwabacuze. Il y a toujours de la place à la fontaine de vin d'Emmanuel. Haracyari umwanya kuri rya riba rya Emmanuel ritembamo amaraso yaviriye ku musaraba. Kuri mwe mwese haracyari umwanya, ahubwo nimutebuke bitaraba imitayi, nimuze. None se ibanga ryanyu niri? Ibanga mukoresha kugira ngo mujye muri bus, mujye mu isoko? Ibanga no gukunda Kristo. Ibanga no gukunda Kristo nabo yacunguje amaraso ye. None se ko hari abantu benshi batabikora? Nko mu butumwa bwacu muri message mu Rwanda, nimwe mu bikora mwenye. Ubwo bandi bose ntago bakunda Kristo? Haracyarimo akabazo. Ko Yesu aravuga ati ngutera ipfunwe, nkagutera isoni, nanjye ku munsi rubanza avuga ko nakuzi. Ubwo abatabikora hari urubanza.
harimo akabazo. abantu bifata Bifata. bakizera Yesu Bakigira- bifata banabivuge bakabihishahisha Bakabihishahisha. kuri abo ngabo hari akabazo. harimo akabazo. Baracyari ba Simoni ntibaroba ba Petero. Ko Petero yemeye gupfa bamucuritse baramubamba ariko akiri Simoni simuzi gatatu rusake kitarabika ariko amaze kotswa n'inkingi y'umuriro ati wa Yesu ajya gushinja Kayafa na Pilato ati wa Yesu mwishe mukamubamba Imana yamugize umwami na Kristo. Haleluya. amen ubwo icyo tushobora kubwira abadukurikiye bose nuko abaterura ngo bavuge ko ari aba Kristo ngo bagaragaza amarangamutima ntabwo bari ababe ntabwo mwe mwizera ko umuntu ashobora kuba umukristo akifata ntibishoboka. ababikora se abayitwa Kristo gusa ntabwo aba tandukaniro n'iri abatari uwe abayitwa yiyita uvuga ko ushobora yiyita kwitwa wa Kristo kandi Kristo atamwemera ushobora kwitwa Kristo ariko kandi utari Kristo atakwemera. ni iki kintu ushobora kubabwira uyu munsi nagira ngo ugire message ubagenera ni iki ushobora kubabwira ni ugushyira ubwoba uyu munsi bakareka kugira isoni bakareka guterwa isoni na Kristo kugira ngo umunsi w'urubanza niho batazava ko tabaza. amen uyu munsi nibirekure nta gihombo kirimo nta nuzagufunga ko wabirekuye. so ese ntabwo ari ugutandukira ku muco wenda twiga abanyarwanda turifata turacecetse ntabwo turi abantu bafite abana b'Imana ntabwo tukiri abanyarwanda turi abaturage b'ijuru ambasaderi b'ijuru tubishyira ku ruhande tugakorera Imana bari ku muco rwose. so umuntu uzana umuco mu by'Imana hari ikintu kitagenda hari ikibazo kitagenda. ese hari umurongo muri Bibiliya cyangwa se umurongo w'umuhanuzi ushyigikira ibyo mukora iyo verse murayifite harimo myinshi mushobora kuitubwira wenda ku muntu utekereza ko wenda ari amarangamutima Bibiliya itabidusaba kugira ngo hari naho Kristo avuga ati uzagira ipfunwe ryo kumpamya nanjye nzava ko namuzi mwuka wera namanukira muzabagabo muzashira ubwo mushira amanga mubabagaho kumpamya imbere y'abakomeye nabo roheje kandi muzatinkica umubiri ahubwo muzatinkica ubugingo na wa mubiri udasigaye. amen ikica ubugingo ni icyaha. wowe aho wicaye hose ugifite ubwoba bwa Kristo hari ikibazo ufite hari kitagenda. amen rwose murakoze ndagira ngo mbere turimo kugana ku musozo mugere mwamaze kubabwira ko hari ikintu kitagenda kandi mwige mukaba mubikora neza mufite ubushizi bw'amanga mubikora n'inama ntabwo muteganya no kubireka harageze aho nari nkiri mu myitozo ubu ngiye gutangira ntabwo muratangira sindatangira nari nkiri muri echauffement kwishyushya nyine kuri wa muntu wenda ugifite isoni ese ashaka bagana hari inama mwamugira mu buryo bwihariye ry'ibanga nayimugira na nomero ya telefone nayiba aho umuntu ashobora kubahamagara kugira ngo yumve neza ukuntu Yesu Kristo agira neza kunaryoshye kurusha amata n'ubuki. amen yatubwiye ngira ngo mbasubiriremo yavuze ngo ibanga rye gusa no gukunda Kristo niryo banga nta kindi n'abantu Kristo yacunguje amaraso. amen so mu kiganiro cyacu ubusabane iyo twenda gusoza dusenyera abadukurikiye turabasabira kuko mu bigaragara nuko abenshi turacyifasha abenshi ntiturerura ngo tuvuge ibyo Imana dukorera ibyo Kristo adukorera. so mu kiganiro cy'uyu munsi tuganda ku musozo kugira ngo dufate umwanya tubasengere ubasabire kugira ngo ubuntu bagiriwe nabwo babagereho kandi mbamenyesha ko turi uri umuvugabutumwa umubwirizabutumwa ugabukorera ubutumwa uvuze ngo mwebwe aho mukorera ni muri publique sans frontiere ntabwo mufite eglise mubarizwamo ahubwo mwebwe ahantu hose hari umuntu hari ikiremwa muntu hose aho ngani ni eglise banamaze kubona igicaniro cyanjye ntabwo muteza ko wenda hari abakozi Imana banabonye igicaniro cyanjye hari abakozi Imana uyu munsi bavuga ngo ntabwo mbwiriza ko ntabwo nta gicaniro bamaye icyanjye kigendana ku mutwe ntabwo umukeneye ntacyo nkeneye icyanjye gihorana yakibaha atakimpa nibye kabisa. amen icyanjye gihoraho aho ngeze hose. uyu munsi cyari ikiganiro cyiza kandi ngewe nahawe umugisha personnellement ariko nashaka kugira ngo dusabire umuntu urimo kutureba dusabe ko Imana imufashe dusabe Imana ko imukuramo isoni dusabe Imana kugira ngo nawe uwiyitirira Kristo ko abe uwa Kristo bivuze neza cyane. ni benshi twiyita ko turi abe ahubwo Imana itwemere nk'abayo. tunagira ngo dufate umwanya abantu badukurikiye umunsi tubasengere tubasabire kugira ngo Imana
ibafashe bareke umuco ntago twebwe abanyarwanda tubigenza gutyo, bareke iby'umuco ahubwo dukorere Imana, bareke kuba abanyamuco abanyarwanda, ahubwo babe abaturage b'ijuru bahagarariye ijuru mu isi, des ambassadeurs, nibo bazirekura, des panneaux publicitaires, nibo bazirekura, nibo bazakorera Imana. Yego, tunyanga abantu tubasengere amashusho ya Kristo, tuba amashusho ye, tubuturo bwe, tube abe, abigishwa be, abatojwe nawe, abakongejwe nawe, tukamera nka Yeremiya, twumva ishyaka rye, twumva umuriro, niyo ducecetse umuriro ukagurumana mu isoko y'amagufwa mo imbere, kugeza ubwo utoboye Kristo agahinguka akagaragara, utagifite ipfunwe, udafite isoni. Ko dusengere. Mwami mwiza nyiribihe, Mwami Yesu Kristo Mana nzima, icyubahiro kikugarukire, ugihabwe na buri wese na buri cyose mu byo wiremeye. Hera agakiza abatuye isi data, hera agakiza abatuye isi bose, ko nanjye wakampaye ntamungishije, ntacyo warunshiye. Abo hamagaye abakwiyitirira Mwami, mbabazwa no kukwiyitirira gusa, ahubwo reka babe abawe koko, bameshe kamwe, bashize amanga, abo udatera isoni, kugira ngo nawe ku munsi w'urubanza batazagutera isoni. Wavuze ko abawe abo data yahamagaye baza ahuri, kandi nta n'umwe uzarimbuka muri bo, kandi n'uzapfa ku munsi w'imperuka uzamuzura. Reka tuba abawe twese, kandi tugire ishyaka, tumere nka Yeremiya, twumve tugurumana mu isoko y'amagufwa, kugira ngo tugire ishyaka ryo kujya kuguhamya, kugira ngo ibyo twatanze abandi twe kubibacura, tuba abagabo kuguhamya, Umwuka wera tumanukire koko by'ukuri, nk'uko byanditse mu byahishuwe, mu byakozwe n'intumwa igice cya 8, ngo Umwuka wera natumanukira, tuzabagaho kuguhamya guhera Yerusalemu, Yudaya yose, Samariya kugera ku mpera y'isi, dushize amanga. Twebwe ntabwo duhamagaye turi Yerusalemu, twari Kigali. Reka duhere Kigali, Rwanda hose, Afurika nzima, kugera ku mpera y'isi, tuguhamya dushize amanga, nta pfunwe nta soni, imbere y'abakomeye n'aboroheje, tudatinkica umubiri, dutinkica ubugingo, kuko kitica ubugingo n'umubiri usigari. Ni mu izina cy'umwami wacu Yesu Kristo tukwambaje kandi tugushimiye kubikoze. Amen. 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 Murakoze kuba mwemeye ko tubaganiriza uyu munsi wa none. Murakoze kubw'ikiganiro cyiza tugiranye, kandi murakoze kuba mwagira inama badukurikiye. So Imana ibamugisha, murakoze kuba Imana ibamugisha, murakoze kuba mwabanye natwe, murakoze kuba mwumvishe izi nama mwagiriwe, kandi tukaba twizeye neza ko nyuma yo kumva kino kiganiro hari ikintu kigiye guhinduka, yaba mu myumvire mwari mufite, muvuga ngo ndifashe kubera umuco, iby'umuco turabiparika tugakorera Imana. So mwari kumwe nanjye mwene so Kumbi Levi, turararikira gukomeza gukanda subscribe ndetse na share, kugira ngo ibiganiro byiza byubaka kandi bikomeze ubugingo bigere kuri bose. Imana ibamugisha. Shalom, naho ubutaha. Shamgar TV.